mureba se sha none ubu ngubu mutangiye kumenya ubwenge hanyuma se muhu cyakwa dore mu masokore kinono weno nta n'umubiri buryo ubiwanje ari umwuko nguko ngana ipantaro nta kintu kirimo hanyuma se wowe none mbona waje kurata imwemwe no zinjwiri nta myenda mwashyize boss ribaruwa riraye nge byansabye no kugurisha ipantaro inambaye kujya mbona no makara utaho uzagurisha n'ubugabo bwawe ariko iki kigabo cyaranariboye uzi ko gifite ibitesi na nyokosha urumva maruteye neza rwose wanagusha n'umuntu wawe ko nkubona kagwe muruzi hayi ngataka mbega umushiha okay ibyo tubireke ndabona ko mwamenye ubwenge ndabona mwahashye ibirayi ndabona uriya yazanye intoryi muri iyo mverope harimo iki nge hano nazanye amakara ubu se ko mbona mwazanye ibyo birayi gutya n'iki muraza gusangirira hamwe cyangwa buri wese arateka uko simwembaza buri wese ararya ibyo yazanye cyangwa mugiye gufatanyiriza buri wese arimenya nyine none nshimye yuko ngo buri wese ari buze guteka uko hanyuma wowe wazanye amakara ubwo urarya ute okay noneho ibyo bintu byabo bafite ndebe ko baza kubihekenya okay ikibazo cyanyu ntabwo nkeneye kukimenya icyangombwa rero nagira ngo mbabwire yuko kuva mwahashye ibyo ni safa ubwo igisigaye rero ni ukurya usundi murarya mutatetse mugiye guteka uburyo muri buryo byo nibibareba ntabwo ngiye nkeneye kubimenya gusa ndashaka kubabwira yuko hano kuryama ari saa 5 z'ijoro kubyuka ni saa 10 za mu gitondo twagiye mugende ibindi ntabwo bindeba hari ufite ikibazo ntacyo umva imbere rero ikindi kandi nibaje kubabwira amasafuriya yanjye tuzi ubanza unyumve sha ku masafuriya yanjye nukuyakuba nyuma yo kuyatekeramo ku buryo n'ahandi munsi umuriro uzamukira hagomba kuba hakeye muri kumva yego muri kumva yego vuba ni mugende ikindi naribagirwa kise none ukanye ntakurira ku masahane yanjye ahangaha ukunyumva neza mwese uturarira ku kibosi ibyo ntabwo nkeneye kubimenya nimba wavuye guhaha amakara ukibagirwa yuko ukeneye n'isahane usubire ku muhanda ugende uhahe n'isahane mwumva imbere ikindi nanone ndiyibutse mworohemo nimba mutazanye amasahane bivuze ngo n'ubundi nimumara guteka ntabwo mubona ibyo kurisha sinshaka kubona umuntu urisha amakanya yanjye izo njaba zanyu zose mbona kandi mere kuri cya gikuru cyane nicyo kitumva ahangaho utazaza kumbwira ngo ufite ama etage ko ayo ma etage uri gurata ujye umenya ko ntayazi bari mugende ibyo bintu n'ubugona ni n'ubugegera si mukuru wawe yibutse ari ikintu cy'umuntu usimana nyagasani amakara mumanze gukoresha nubwo ari mwebwe muri buze kuba mwayazanye kumvikane neza ko mugomba guhita muyazimya kuko ndaza kwatekesha nimugoroba mwumva imbere rero haguwe mama wagushingiye niba ari akandi kantu mugaruka akantu kanyu yego katubwira hano we cyatubwira igikoni cyanjye kugikoramo amasuku biramenda mutekeraho ndeba hari hanze mwumva imbere rero akanyuma nibagiwe kandi nabwo muteke ndeba kugira ngo naza kubona hari ibiryo byanyuma nahashyara naza kubona mubivanga vanze ndabona mwazanye ibirayi abona muri uyu muceri mwumva imbere nakiri kirabagi imbere wambasiriwe ndashima Imana cyane ko kugeza ubu ngubu mfite ikirayi cyanjye hano cya mafufu wibitindaho nanjye mfite urutoryi rwanjye rwa danje kugeza ubu n'umukiro wo muri Mayotte tuvugana aka kanya dufite imvange mwe mufite iki ariko nanjye na boss wanjye dufite amakara n'inyanya none turavanga ntituvanga reka njye ntabwo naba nagurishije ipantaro yanjye nkagura amakara ngo mvange namwe ntibibaho ahubwo uziko nani sone mugira njye naba nafashe ishati nakundaga nateraga ipasi nkayigurisha nkayiguramo inyanya none ngo mvange namwe sangira n'umukiro wo muri Mayotte okay nimba mwanzi yuko tuvanga jewe mfite intoryi zanjye ndazihekenye ahubwo se kari abasazi murabaho mute mutadufite iki kirayi cyongera imbaraga mu mubiri n'urutoryi hano rubindi indwara murabaho mute ubu si umwebwe murabaho mute mudafite amakara yanjye kuva ryari muri Mayotte murya intoryi nta rugo ruhahira urundi nase ariko se nawe ko ku munota wa nyuma nawe uranyigaritse twirirwanye umunsi wose tugendana umva niba ari ikibazo mufite cyo kwisangiza mfite inyanya zanjye nazirya mu gitondo saa 6 na nimugoroba kandi nkabaho nta n'ikibazo na kimwe habe ariko nanjye boss wanjye yamana no kunyanya tugasangira nuko da waguzemo amakara wari uyanguriye ngo amarire iki urarya ibyo wazanye buri wese arya ibye ngenda arya inyanya zanjye ibyo bikara byawe nushaka kujye kubijuka ariko se boss reka mbanze nkubwire ubu se ubu ngubu iyo nza kugura inyanya twari gutekesha iki koko nanjye ubwo negereje umukiro muri Mayotte ndareba ibyo ari burya nanjye rero wandwana ukama ku ntoryi okay ugira utimbwira ati muvandimwe mwiza nshuti yanjye ndaguha urutoryi rumwe kize neza ariko suruto ntabwo akira nawe nibyo ahubwo wowe inama nakugira wa mukiri wo muri Mayotte gabanya amarere usangire n'uyu muntu afite amakara mutogose ibyo birayi mureke umwarye kuko ngiye ntacyo bintwaye inyanya nazihekenye ni time ahubwo se uyango ngewe nanatangiye da ntabwo se boss ubu ngubu nawe uranyigaritse aka kanya koko
Okay, njya kugira ngo nisuzuguse rero niyunge niyi mbobo ngo ngwirama amakara. Twabireka buri wese akarya ibye sha. umva rero nkubwira wakagabo ntuzanate ngo nukuri umukino urumva nanjye amakara nyina yafatanya nkayabika nkanayisegura byumva. Okay, niba ari cyo kibazo mufite none buri wese arya ibye. Byose ngo tubireka. Buri wese abyimbane boroze. Mumva ibyo mwigira byose ngenda basaba kutansenyera inzu no kwa mutarwara numva ari igihombo. None niba kubimeze biranoroshye. Uyu nunze muri wese arya ibyo none maze ndebe ko ari umpima. Bitwaye iki se? Ndagiye nyanya wowe. Ndanayisegura bikurenge urumva. Aho gusajya ni inkunzu nta. Ndetse ko wangurube uyu mukira gusa. Umukiro muri Mayotte nawe wotse ibishyimba. Nuko ye mutemba shyushyu. Kujangase madam. Nyene sheri nari ntashye. Uramenye ntongeye kunyita ngo icyo kijambo mu magambo ugomba kunyita ntuzongeye kunyita ngo rwa sheri. Byo nyita amazina yanjye urayazi. Nsasura umugabo wanjye. Ngo ndiki? Ko hamugabo rwose nako hamugore wari ukinzira ngo ndiki? Umugabo wanjye ariko nubundi. Tetwawe madam ngo umbwira ndi kukubaza kujanga bite byawe. Nyine nari ntashye kandi nje wanjye. Nta rugo na rumwe mfatanyije nawe. None kiza wagiye gukora waravuze ati ngiye nawe dusinye kuvangura umutungo. Uru rugo n'urwanjye byawe byose nushaka kuva amahanga ubutumbu rujyane nabyo. Hanyuma se abandi ko bavuye guhaha byo wahashye biri he? Ahubwo sheri nukuri. Ntune risesamaye nongeye mbigusubiriremo. Ngo nguki? Ahubwo ngiye mfite n'inzara ushotse wamwe ibyo kurya. Ibyo ngibyo uzajya kubitera so man. Izo ntuzazitere so ni ukubabariye ngiye ntuzongeye kuza kugira iseseme. Erega ujye umenya ko uri umugabo wanjye. Ngo ndiki cyawe subiramo sha subiramo. Uri umugabo wanjye. Umugabo ni so nago ngende umugabo wawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ahubwo ubwo ko banura igitangaza kuko ubu ndi umusore mu bandi basore. None wagize gutyo umenya ubwenge utuma tutavanga umutungo. Hano hari ikintu na kimwe wafite. None ushatse kuvuga ko ibintu byose ufite ari ibyo. Ubundi mu basore mu bandi basore kabisa. Nta kibazo. Ahubwo tutavuze amagambo menshi byo wahashye biri he wowe? Ngiye nta kintu nose nari kuzana iki kandi ari mu rugo rwawe. Guki? Ko mu rugo rwande? Vuga numve mu rugo rwande? Rwawe. Rwande? Rwande? Rwande. Nta kibazo basi nimba uri kunesha umutwe gutyo kajya kwiryamira. Uryama he? Hari muri ino nzu uracyagiramo icyumba. Umva ujye kuryama mu cyumba cy'abashyitsi. Umunsi wa kane uzarangira nawe utumvira mu rugo ugenda. Usange zera nshoriki zawe zaje aha ngaha. Ariko ni wowe mbwira gutya. Ndakubwiye ngo umunsi wa kane uzarangira nawe ujyana nabo urumva? Cyangwa urazana yandaya yawe. Nguki? Nta ndaya yakuruta aha ngaha. Ubwo nyine ndabyumva uri buzanemo yandaya. Ahubwo ndagira ngo nkwibutse yuko abandi mu kanya bagiye guhurira muri ya rompo y'icyumba. Ndagusaba yuko nibuza ubwenge wakwihuta ugahita ugera urabona ko kira cyumba ari na gitoya ugafata umwanya mwiza naho ubundi bigiye kukubaho nawe ni nk'ibyazarubebe zindi zose. Bebe ubu nanjye ndi umusore mu bandi basore cyitwa bibuze. Nta kibazo sho bizakugwa nabi. Ibyo rindi kukubwira nk'ubu ngubu uramutse unyemereye mwana ntabwo naguye inzu gusa naguha etaje naguha imodoka ibaze yuko uramutse unyemereye mwana kiwe nuramugore nawe agatanya uri tayari wowe. Ariko se we nuko musanzwe mujyama mujye mumenya ko inzu ari iyanjye we akegeye hirya. Ariko se watoshe ubwari we wabona unyimye uzi n'ama etaje mfite sha wacishije make ko umugore ari umuryango wandwanye ukande pana mukore iki wamfashe komeze nabiko. ariko ye mwaribonye ama etaje samarira iki wa muhungu akumusaza Mva nkubwire wampaye ibyo umuhereza mu mutuzo tukiryamira. Ahubwo se nabigabo umugore ka umuryango kuri uwo mugore wa murumuna wanjye ko twonse ibere rimwe murumuna wanjye ubwari we wabona umakanye uzi ama etaje mfite sha uzi inyubako mfite uramutse ungobotse iri joro nanjye naza kugoboka sha bikomeye. none se kangubaza ama etaje yawe amariye iki jewe amariye iki? Ariko se wabaye neza tukagira ibyo twikemurira sha. Umva nkubwire rero wa mugabo Kandi na cyiza burya we utongera nka kwicanye muri aya masaha. Ariko Mayotte ko wisuzuguza umuntu wagiye mu birwa bya Mayotte nukomeza wanjye turabona. Ariko rero kamubwire nawe wamuhaye ibyo ashaka buri tukabona amahoro hanga. Wowe muhica ariko Aka gakozi gafite ijinyori gafite ibintu by'ubugambo gafite ubuneno nkayo bagutoye. Iyo boss wawe batavuga ukavuga wanjye turawe. Havuga wacishije make kuko wamba bariye kuko wamutamu. kandi uru rugabo ntabwo nzi ikintu runshakaho. Nyamara ungobotse Mayotte wangurube we uritora ukabwira mushiki wanjye niko manu ibyo bikoresho bimeze nk'ibyiza. Igorata wambirira mushyiremo icegere mushyiremo sibazi kumushiki wanjye nubwo ari umugore w'umuna wawe ikirazira ngo mubwire wasekurumewe rero urongera kumwita gake nahita mwemeza. Okay shikana bakamu. umva mubwira ibintu n'ibi
nawe iyo ubona mushiki waryamye mu bahungu babiri hano hagati uri musaza utaje kumukurana ubwo kwanjwa wanjwe iki vayo uryamye hano niba ushaka kwaryama ubu mushiki kubwo bugambo bwawe umva wakagaboye nawe urugo rwahimba rwarakunaniye ku munsi wo kujya kurongora matama ntiyagutaye kubona ne kuza gupfumbata mushiki wawe reka babishoboye babikora hanyuma sha hanyuma rero habuka nawe waje kurasa umugabo ariko se ndagenda ngiye yanyirukanye mwese cyangwa se mugani wowe ufite abo muri isuzuguze muva mutsa kiguri pamuje waje cyane ni kubite akuri mushiki wawe witonde muherereze wowe umupfumbasa wawe muri tora mwashi tukano imyata ngara wajya umukongoza umiye mu giti dore n'iki ngiki kiri kumbangamira ako rero ngiye nta nubwo nanakubihiriza reka umpaye amahirwe nje nangu ushaka gukina okay mutware Paul sana genda fana ndakorana n'umuntu wacu uko kumugabo wanjye ko yanyirukanye tumuka wowe tumuka urasume cyangwa ugenda aguhawe nyaguhabwa uburoza rw'iki uzagaruka mu ushaka umva ngiye nta kintu na kimwe ntagukorera erega uri mwiza maze ndabyemeye fata uburanga ufite ubukwerere n'ubukaka ushyireho ubushongore bwanjye n'ububwiza umva ukagerekaho n'amafaranga urabizi ko hari amafaranga nta kintu kimwe cyabura erega ndanagukunda urabizi ahubwo se umwana urahita umumpereza shamana yanjye ubundi nk'ubona arongoraga iriya ngurube kazi ndeba hehe si uko se ubundi kubera iki tutamenyanye mbere y'iki wowe se wabagahe ubundi ukambabaza my sweetheart nk'ubwo ngubwo urimo urajya he nje kuryama waruje kugira gute usanzwe urara ngaha se ese si icyumba cyanjye nawe icyumba cyawe nande cyanjye nawe ntabwo ubona ko hari ibiganiro hano urimo urarogoye niyo ndaya yawe se indaya ni so uzongera kunitanga indaya na rimwe sheri wumva ukuntu ari kuvuga jya kurara muri iriya rompo hirya iriya ahubwo uvavuga ahubwo nahita asohoka sohoka amadasohoka uri muri ici biganiro ahangaha uri muri ici biganiro pe njyayo se gukora iki iki nutahajya urakora iki ndarara ubwe urare kuri uwo muryango rero ubwo ngubwo ubwo nta soni ufite wasohotse ahubwo ndaje ndyama umva nkubwire rero kuko nyumva neza ibyo ngibyo ntabwo mbyumva reba hirya iriya windeba kugira ngo reba hirya iriya po mwako gusa sheri nibyo nanyiri kukubwira urabona nk'iyi inzu yande nande iyi nzu ni yawe ibyo uvuga byose umenye ko mpari ibyo natarinye kuvuga uwo mugabo arakubeshya ubimenye wa mukobwa umva nkubwire rero wenje jwete ndakwiyamye ibintu byanga ntabwo bikureba ntubone nakugiriye impungu uze kurarana nanjye aha ngugire ngo nyine nje nawe twasubiranye yewe ubu ngubu ndi umusore nemerewe kurarana n'uwo nshaka nkakora ibyo nshaka mu nzu yandi ariko iyi nzu ni yawe se utanyagira wagapagase kabavunja kumva ikintu ari gikoze abaheruka koga kugira umva babari umwegere mayote kikira nko gusa murakintesheje sha iki nako kagabo kari inyuma yawe umuhobere naho ni mwakira turebe reka turyame wabitarise ubundi nk'icyo ngicyo cyaje kurara hano gute iyo kijya kurara na mushiki wacu kiba cyazokora urabundaje sha urabundaje wakigabo kirongora kigata umugore uritora ukavuga ubu usa nk'ubwo rwa mushiki waje wowe ukazana n'agapagasi kako kameze urongera kuvuga bosi wanjye nawe nahita ngushingura hano mu cyumba ariko nayibonye ariko uri gushyira hejuru urabona nk'aka gasuzuguro twe nitwe famiye yari uno rugo ariko nturamvuganire disi muvuye ku muzajyana muri mayote hejuru kumufashije kiramutesheje kiramwimishije nta kibeberanye nta gitambikanye singaye na hejuru ya kandi nawe ujya uvuga ngo ufite inshuti disi nta nshuti ufite kurara hawe ndabacungiriza mu manje turamenya wamavunja avuga muri tora mukavuga ibintu nk'ibyo two mukayo mahembe twaryamisha amayote rwose arabukuraje muri cyaje kurara mano gute ko kidaye gisanzwe kibamo ariko se witubyigira hirya none urirayo n'ubugande urira ndayo n'ubugande wimwegera ntanyegera nawe ubundi saratashe umva we ndakwiyamye wa mugore ndakwiyamye wa mukobwa we nudasohoka muri iki cyumba uretse ndaje mpindura isura none umva nkubwire rero wangurube we kazi mbaza nkubwire neza natujije umutsi wose ugira ngo ntabwo nzi kuvuga tuza we sinagusanze urimo uranca inyuma guca inyuma njyewe warafashe ibazeho ntabwo nahanga indaya mu nzu yanjye indaya ikuruta niyihe indaya yakuruta wowe uratinyuka wafatiye mu bura
nyaguhena muri gaze we Ndavuze ngo sohoka. ndavuze ngo naguma hanga sohoka ubwo ari wowe sohoka Yicira inda yawe yibwire ndi sohoka. indaya ni wowe mbira mu cyumba wa mugore urasohoka umva mubwira wa mugore shiri mwihore Nasohoka vuba vuba. ndanze ndavuze Niba ashaka ko sohoka. Ndemva nakwihanganiye umunsi wose ndaceceka ariko kanze nkwereka. aho urazi madam Ikizi urambaze. ndabona nakubwirwa ngakumva Ndavuze ngo sohoka. ndagukanda ibere Ariko ubundi ndaya ntawe. Indaya ni wowe. kurarana n'umugabo. Nasoni wubatse. Uba wumva nasoni ufite. Nasoni ufite ahubwo. Nasoni ufite wowe. shiri sohoka gatonda aje gusanga Sohoka. Bara kabiri wasohotse se wanjye. Tatwa. Indaya gusa. N'ubutwi bubi. Sohoka se. Gira vuba. Gira vuba. shiri sohoka ndagusanga Indaya. wa mugore we uremera ko ndi umugabo wawe uremera ko ndi umugabo wawe Unyicira. uremera ko ndi umugabo wawe urabyemera uraje kurara muri rompwe mpaka wemeye mpaka wemeye Sushaka ko ndakwicira sha. uzi ko umugore ari umukiga mpaka wemeye ukamba